ntiyaguzwe izahabu, ntiyaguzwe iby'igiciro, ntiyaguzwe izahabu, ntiyaguzwe iby'igiciro, ntiyaguzwe izahabu, ntiyaguzwe iby'igiciro. Bamuhamye umwana w'Imana kugira ngo amindurube n'umugisha ukomeye, ukomeye kumenya Yesu. Oh, n'umugisha, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Oh, n'umugisha, n'umugisha ukomeye, ukomeye kumenya Yesu. Shalom shalom mwese mukurikiye iki kiganiro, amahoro y'Imana, amahoro asumba byose, amahoro arenze ibyo mwibwira n'ibyo mutekereza, ayo mahoro arinda imitima yanyu uyu munsi n'iteka ryose. Imana yo mu ijuru yongere itugirire neza ku munsi wa none, kuko uyu ni umunsi mwiza Uwiteka yaremye kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Imana ibaha umugisha. Reka twongeye dusenga Imana. Mana, turagushima umunsi mwiza waduhaye, twongeye kugushima yandi mahirwe meza waduhaye yo kongera kuganira ku ijambo ryawe. Twongeye kugushima mwami w'abami, kuko uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itagibesha, uri Imana iri hejuru ya byose. Mwami, turakwinginze ku munsi wa none, turakwinginze uvuga ijambo rimwe gusa, uvuga ijambo rimwe gusa, ubuzima bwacu burahinduka. Uvuga ijambo rimwe gusa, oh haleluya, iturakira, imitima yacu irakira. Oh mwami, tugirire neza, vugana natwe, vugana natwe, ongera wivuge ku buzima bwacu. Ohereza ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ridukize impande zose, ridukize iburyo, ridukize ibumoso, ridukize ubugingo, rikize umwuka, kandi rikize umubiri. Mu izina rya Yesu, urakoze kubana natwe. Ngaho wikorera umurimo mwiza, ngaho sohoza mwami, sohoza ibyo watangiye muri twebwe. Turakwinginze ubane natwe nka Alpha, ubane natwe dutangira iki kiganiro, usohoze natwe mwami, nka Omega mwami, dusohoze iki kiganiro no hagati hano mwami, ubane natwe. Urakoze mwami, kuko uri mwiza kandi ugira neza, mu izina rya Yesu, amina. Uyu munsi Imana yaduhaye ijambo ryiza cyane, ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana ni umutsima ku mugenzi, ni umutsima utera imbaraga ku mugenzi ujya mu ijuru. Ijambo ry'Imana nibyo biryo by'umwuka. Mu buryo bw'umubiri abantu turya ibiryo bitandukanye, tukarya capati, tukarya imireti, tukarya imigati, tukarya imyumbati n'ibijumba n'ibishimbo. Ibyo nibyo bigaburira uyu mubiri. Ubugingo bwo aricyo cyicaro cy'ubwenge, aricyo cyicaro cy'amarangamutima, kubera ko ari ikintu kitagaragara, nacyo kigaburirwa ibitagaragara, kigaburirwa ibintu bitwa amagambo. Amagambo, iyo tuvuze amagambo ntabwo wirebesha amaso, ubona umwuka gusa, ukumva umwuka urimo, ariko ntabwo ari ikintu gifatika ngo wafatishe intoki. Nuko nyine n'ubugingo, kubera ko itagaragara, nayo igaburirwa ikintu kitagaragara, ari byo amagambo y'ubwenge. Niyo mpamvu twohereza abana bacu ku ishuri kugira ngo bagire ubwenge, bamenye ubwenge, bige ubwenge, babigishe imibare, babigishe icyongereza, babigishe
siyanse, babigisha ibintu byinshi bitandukanye, babigisha ubuganga, babigisha ubwubatsi, babigishe imirimo itandukanye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu tugaburira amarangamutima y'abana bacu cyangwa se y'abantu bose dushinzwe mu rugo. Iyo uri umutware w'urugo, Imana yaguhaye urugo yo kwirobora, uba ufite abantu ushinzwe, uwo mugore wawe n'uwo mugabo wawe umushinzwe, abana mwababyaye mubashinzwe, n'abakozi mufite bose uba mu by'ukuri ubashinzwe, kandi ufite inshingano yo kubagaburira. Ntabwo ari mu mubiri gusa. Abantu bakera, abantu bari bafite imyumvire y'ukumva ko ibirayi bihari n'ibishimbo bihari ibyo biba bihagije, ariko ibyo abantu babivuyeho. Abantu bateye intambwe, bamenye ko kuba umwana afite ibirayi, afite ibishimbo, afite imiceri ntabwo bihagije. Biba bikwiriye ko umwana umwohereza ku ishuri kugira ngo ugaburire ubwenge bwe, akure mu bwenge abe umuntu ushitse. Imana idufashe cyane, akure mu bwenge abe umuntu ushitse. Haleluya. Noneho ariko akumva ko atari ngombwa, ntabwo ari ngombwa kumubwira amagambo y'urukundo. Aba yumva ngo iyo yahashe, iyo birayi biri mu rugo n'ibishimbo birahari, biba bihagije, aba yagaragaje urukundo rwe. Nta mpamvu yo kubwira umwana ngo ndagukunda, ariko biba bikenewe. Natwe twarabyize, ntabyo twari tuzi. Twize kubwira mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye urashoboye, mwana wanjye hari umugambi mwiza y'Imana ku buzima bwawe, mwana wanjye ari ubutunzi bw'Imana, ari ugukomera kw'Imana muri wowe. Ugomba gukura ugasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukaha umwana amagambo amutera imbaraga. Uba urimo kugaburira ubushake bw'Imana bw'umwana, uba urimo kugaburira amarangamutima w'umwana, bigatuma akura aba umuntu ushitse, ubasha nawe gutanga urukundo. Ari abantu ubona neza baragwingiye mu buryo bw'amarangamutima. Ni umuntu wikunda we ku giti cye, nta muntu akunda ku isi. Bene uwo ngo umenya neza ko atagaburiye urukundo, atagaburiye amagambo y'urukundo. Ntabwo yabwiwe bihagije yuko akunzwe, ntabwo yabwiwe bihagije n'ababyeyi be cyangwa se abandi bantu. Imana ishobora gukoresha ababyeyi bawe b'umubiri cyangwa se ikagushakira abandi babyeyi. Imana igitanga ababyeyi. Imana ishimwe cyane. Humura nubwo uri imfubyi, Imana igicinzira igatanga umubyeyi. Byashoboka yuko ababyeyi bawe batazi kukubwira ko bagukunda, ariko Imana igahagurutsa umuntu wo mu muryango, Imana ikahagurutsa umuntu wo mu itorero, Imana igahagurutsa umuntu kandi w'ukuri ufite ubumana muri we. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi turimo gushaka ko abantu bagira ubumuntu, kuko abantu baretse kuba abantu, bamera nk'inyamaswa. Bava no ku nyamaswa bajya munsi yaho, bamera nk'abadayimoni. Ariko Imana irashaka ko tuva muri uru rwego tukazamuka tukagira urwego yo kuba umuntu, ariko naho tukahava tukagira ubumana muri twebwe. Imana ikaguha umuntu ufite ubumana muri we, ubasha kukugaburira amagambo y'urukundo, ugakura nawe ukaba umuntu ushitse mu buryo bw'amarangamutima. Nawe ubasha guha urukundo abandi bantu, abo mubana bose, abo mwigana, abo mukorana, abo wabyaye, n'abo mu muryango. Imana ikagukoresha ugatanga icyo bita urukundo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero niryo rigaburira umuntu nyamuntu. Umuntu nyamuntu ntabwo ari uyu mubiri. Umuntu nyamuntu ni umwuka. Uyu mubiri umeze nk'imodoka tugendamo, uyu mubiri umeze nk'icumbi. Haleluya. Iyo umuntu apfuye, sinzi impamvu abantu bagifite ubwoba. Nge narasobanukiwe yuko Yesu yatsinze ubwoba, Yesu yatsinze urupfu. Urupfu nirwo rwari igikangisho rya mbere rikomeye cyane Satani yari afite, ariko Yesu mu kuzuka yatsinze urupfu, ku buryo twebwe mu by'ukuri ntabwo dupfa, turasinzira. Umukiranutsi ntajya apfa, arasinzira. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo Lazaro arasinziriye, tugende tumukangure. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Twebwe Yesu nagaruka
Yesu naza akagaruka, haleluya, azaza kudukangura. Abari barapfiriye muri Kristo Yesu, abari barapfiriye muri Kristo Yesu, ari abantu bapfa bagapfira muri Kristo Yesu, ari abandi bapfa bakabahamba, ibyabo bikaba birarangiye. Ariko iyo wapfiriye muri Kristo Yesu ntabwo ugipfa, ntabwo uba wapfuye, uba wasinziriye. Yesu naza agahagarara mu bicu, icyambere Bibiliya yangira ambwira ngo hazumvikana ijwi ry'impanda, anyuma humvikane ijwi ry'umumarayika ukomeye, anyuma Yesu ubwe ahamagare y'amazina yacu. Imana ishimwe cyane, adukangure tubyuke. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, nugira ubwoba. Yego turi abantu bacu twatakaje turabakumbura kuko tutakiri kumwe ubu ngubu, ariko tuzongera tubonane nabo, tuzongera tubabone. Ibyo nibyo byiringiro byacu, nuko twebwe twapfiriye muri Kristo Yesu ntabwo dupfa burundu, turasinzira nk'uko umwana asinzira. Kwa kundi ugenda mu gitondo uhamagara abana bawe babyutsa kugira ngo babashe kwitegura bajye ku ishuri, ukahamagara amazina yabo, nuko Yesu azaza duhamagara kugira ngo adukangure. Ntabwo twe dupfa. Iyo tupfuye, iyo upfiriye muri Kristo Yesu, tuba dufashe break, tuba tugiye kuruhuka, imiruho, tuba tugiye kuruhuka imirimo twakoze, tuba tugiye gufata break. Haleluya. Ariko sinzi impamvu abantu batinya urupfu. Reka nkubwire, buri munsi turapfa. Buri munsi iyo tusinziriye tuba dupfuye, kuko tuba tugiye ahacecekerwa, tuba tugiye guceceka, tuba dutuje, mbese ukabona uri ahandi hantu, umwuka wawe ukangutse, uba ugiye aho ngaho, ugasanga uri muri Amerika, ugasanga uri i Burayi, ugasanga uri ahantu hatandukanye, uri Dubai, uri hehe, urimo guhaha, kandi uri mu nzozi, umubiri wawe uryamye aho ngaho. Buriya turapfa buri joro turapfa, hanyuma mu gitondo Imana ikadukangura. Niyo mpamvu abantu bagomba gushima Imana, ugashima Imana, ukavuga ngo Mana, hari abantu babyuka baryama nk'inka bakabyuka mbese nk'izindi nyamaswa zose. Oya, twebwe tugomba kubyuka tugashima Imana. Mana, ndagushima ko wakanguye umubiri wanjye, wambyukije amahoro. Ari benshi twasinziriye rimwe nijoro, uyu munsi ntabwo bagiye bacecetse burundu, ariko ngewe wongeye kumpa aya mahirwe, wongeye kungirira iki kizere. Mana, ume gukoresha uyu munsi mu bushake bwawe, nkore ya mirimo myiza yose. Amen. Reka dusome ijambo Imana iduhaye. Imana iduhaye ijambo riri mu gitabo cya Timoteyo wa 2 no ku murongo, igice ni cya 3, ku murongo wa 16 na 17. Timoteyo wa 2 igice ni cya 3 ku murongo wa 16 na 17. Ibyanditswe byera byose byarahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Imana idufashe cyane kugira ngo umuntu w'Imana abashitse, afite ibikwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Ari abantu, nanjye kera byambagaho, ari abantu afata Bibiliya, agafungura Bibiliya, iyo aguye ahantu bavuga ngo no kuguhana nzaguhana, nzagukubite nguhane, ngutatanye mu mpera z'isi zose, aho hanahita hafunga, avuga ngo ntabwo ari ahanjye, akongera agafungura ahandi. Imana ikongera ikavuga ngo nzagukubita, ugumisha amagambo yanjye mu kanwa kawe ku busa, kandi uri umunyabibi, ukora ibintu bibi, no kuguhana nzaguha. Akahita avuga ngo aho naho sahanjye, agafunga. Yabumbura ahantu bavuga ngo humura mwana wanjye. Haleluya. Akahita afashwa cyane, akavuga ngo
iyi ni iryanjye, iri ni ijambo ry'Imana, iyi ni yanjye kabisa, Imana irimo kuvugana nanjye. Ariko reka nkubwire, ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Iyo ugiye imbere y'Imana ufungura umutima wawe, ugiye imbere y'Imana wiyoroshe, wicishije bugufi, ufunguye umutima wawe, ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi nje imbere yawe, niba ari kunkubita unkubite, niba ari kunkosora unkosore, niba ari kumpana umpane, niba ari kunkabukire unkabukire, niba ari kumpumuriza umpumurize, ariko Mwami nje imbere yawe, uvugane nanjye. Nuko tugomba kujya imbere y'Imana. Imana iradukunda cyane, Imana itwitaho, niyo mpamvu tugomba kujya imbere y'Imana dufunguye cyane. Ijambo ry'Imana, nkunda ijambo ry'Imana cyane. Ari umushuti wanjye wakundaga kuvuga ngo ijambo ry'Imana ntacyo yibagiwe. Muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, ijambo ry'Imana nta na kimwe yibagiwe. Ushatse kureba aho Imana ivuga ku batinganyi, urabisangamo. Ushatse kureba aho ijambo ry'Imana rivuga ku babyeyi, urabisangamo. Ushatse gushaka aho Imana ivuga ku bagabo, urahasanga. Aho ivuga ku bagore, urahasanga. Aho ivuga ku bana bato, urahasanga. Aho ivuga ku bakozi, urahasanga. Aho ivuga ku bakecuru, urahasanga. Aho ivuga, ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe yibagiwe. Mu buzima tubaho hano mu isi y'izuba, munsi y'izuba, ijambo ry'Imana nta kintu yibagiwe. Icyo waba ucamo cyose, ushatse ijambo ry'Imana rivuga ku bukene, ushatse ijambo ry'Imana rivuga ku ngumba, ushatse ijambo ry'Imana kivuga ku rupfu, ushaka ijambo ry'Imana rivuga ku mashuri, Imana iravuga ngo abana bawe nzabigisha. Ariko ubwoba ufite n'ubwiki, utewe ubwoba niki kiguteye ubwoba? Ijambo ry'Imana ni nzima, ijambo ry'Imana rirakomeye ku buzima bwacu. Umukristo mu by'ukuri ntabwo ugomba kureka umunsi ngo utambuke utabumburiye ijambo ry'Imana ngo usome, wumve irwandiko data wo mu ijuru, umukunzi wawe yakwandikiye. Ntabwo bibaho. Ndibuka nakundaga inzandiko cyane, nakundaga kwandika nkiri umukobwa. Urwandiko umukunzi wawe yakwandikiye, nukuri urayitwara ahantu hose, wabona akanya gato ukabumbura ugasoma. Ariko nuko ijambo ry'Imana rigomba kuba ku buzima bwacu. Ijambo ry'Imana, nta mukristo ugomba kubaho atabumbura ijambo ry'Imana ngo asome ijambo ry'Imana. Urapfa mu buryo bw'umwuka, urapfa, urwara bwaki bwo mu mwuka ugapfa burundu. Nk'uko umuntu namara iminsi 2 cyangwa 3 atarya, atangira kumva intege nke. Bitangira kuza ku munsi wa kabiri. Iyo iminsi 2 gusa utarya, wumva intege nke mu mubiri wawe, ukumva ari ibintu utakishoboye gukora, ntabwo ugishoboye kwirukanka no kuvuga, ukasanga birakugoye. Iyo umaze iminsi 2 utarya, tekereza rero wamaze icyumweru kimwe utarya, intege nke zirashira burundu. Iyo umaze rero ibyumweru 2 utarya utamwa, no kuvuga birakunanira, ugera ahantu no kuvuga bikakunanira, ugera ahantu no kuzamura ukuboko bukanga. Kubera iki? Kubera ko utariye. Abakristo benshi uyu munsi bari muri koma yo mu buryo bw'umwuka, kuko batarya ijambo ry'Imana. Niba utashoboye kubona umwanya wo kubumbura Bibiliya yawe ngo usome, uri umukristo nyabaki. Ntabwo bishoboka ibyo bintu, nta nubwo bibaho. Ntabwo waba umukristo, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ijambo ryose ryahumekewe n'Imana kugira ngo ritwigishe. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Haleluya. Ijambo ry'Imana, iyo usomye ijambo ry'Imana, niyo ubitse ijambo ry'Imana riri muri wowe rigwiriye, ni ukuvuga ngo umwuka wera aba afite ibyo yakoresha. Hahandi ugeze mu kigeragezo, hahandi ugeze ku musore ashaka kugufata ku ngufu, hahandi ugeze aho inshuti zawe zishaka ko mukora uburiganya, aho ugeze ko bashaka ko mujya kwiba, ijambo ry'Imana umwuka wera akoresha rya jambo wibitseho, ararikoresha kugira ngo akwibutse ijambo ry'Imana, kugira ngo akurinde ibyo bigeragezo.
iyo ugeze hahandi wa mukobwa yaguteze kugira ngo agwishe mu busambanyi, iya jambo wibitseho niryo Umwuka Wera afata agakoresha kugira ngo akwibutse. Ariko iyo nta kintu wibitseho, nta jambo riri muri wowe rigwiriye, ni ukuvuga ngo ugwa mu byaha ibyaha nk'umwamazi. Ni ukuvuga ngo ahantu hose buri munota urabesha, buri munota ukaba wisanze mu magambo, buri munota. Ariko iyo wibitseho ijambo ry'Imana, iryo jambo Umwuka Wera ararikoresha kugira ngo akwibutse. Ugashaka kujya mu rwenya mu kazi, ahantu abantu barimo kuvuga ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ugashaka kubiseka, ariko Umwuka Wera arakwibutsa kubera ko wibitseho ijambo ry'Imana. Umwuka Wera agakoresha rya jambo akavuga ngo erega wowe uri umukristo, wowe uri umukristo, ufite uburyo bwawe bwo kubaho, ntabwo ukwiriye kujya muri ibi biganiro, ntabwo ukwiriye guseka ibi biganiro. Umwuka Wera akabikubwira. Ijambo ry'Imana rigira umumaro mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana rirema ibintu mu buzima bwacu, ibintu bidahari Imana irema ibyo bintu kubera yuko ijambo ry'Imana rikwiriye muri wowe. Ni ukuvuga ngo Imana ihamagara ibitahari ngaho bihari. Imana igahamagara abakiriya muri business yawe badahari ngaho badahari, bakiriya bakaboneka, business ikajya imbere. Imana igahamagara abana wifuza bakaza bakabaho. Nabayeho imyaka myinshi mbese naratawe, meze nk'umuntu watawe. Ni ukuvuga yuko nari mfite umwana umwe, nari mfite agahinda yuko nzapfa mfite umwana umwe. Ariko Imana iraza irambwira ngo, imbwira ijambo rimwe, irambwira ijambo riri muri Yesaya 54, irambwira ngo uwari ingumba, uwari waratawe, dora byaye 7. Imana isohoje iryo jambo narigendeyeho imyaka myinshi. Iryo jambo niryo ryahumurizaga, iryo jambo niryo ryamfataga rikankomeza, rikambuza kujya mu byaha, rikambuza kuva mu musezerano nta mpamvu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rigomba kuba rigwiriye muri twebwe, kuko ibyanditswe byose byahumetswe n'Umwuka n'Imana kugira ngo bigire umumaro ukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Bigira umumaro ukomeye cyane mu buzima bwacu. Kukwemeza ibyaha, umumaro wo kwigisha umuntu, dukwiriye kwigishwa n'Imana. Imana ikeneye yuko ubyuza imbere yayo, ufata umwanya imbere yayo, uyitegereze. Imana ikwigisha ibihishwe. Umwuka Wera kwibira amabanga y'abanzi bawe, ya Satani n'abadayimoni be barimo kugutega iminsi, barimo imigambi yabo. Satani akakubera amaneko, akabikuzanira kugira ngo rikwigishe. Imana ikakubwira imigambi Imana igufiteho, kugira ngo inakwemeze ibyaha, ikwemeze ibyaha. Imana yacu, ijambo ry'Imana ribereyeho kutwemeza ibyaha. Ntukishimire gusa hahandi bavuga ngo ndakwishimiye mwana wanjye, ukumva urafashijwe cyane. Nibakubwira ngo ihane kino cyaha, ukumva urarakaye, ukumva urababaye. Oya, emera ijambo ryose lize kugira ngo ritwemeze ibyaha. Tujye tuza imbere y'Imana turi open, tujye tuza imbere y'Imana dufungutse, imitima yacu ifungutse, ukabwira Imana, Mana ndahari, dore nahageze, dore ndi hano, ibyanjye byose nabisize nzi imbere yawe. Niba ushaka kumpana, niba ushaka kunkebuka mwami, niba ushaka mwami kuntunganya, untunganye. Ngo kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Imana irashaka kugutunganya ikoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riradutunganya no kumuhanira gukiranuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abafashije abandi gukiranuka cyane bazamurika nk'inyenyeri. Imana irashaka yuko dukiranuka. Imana irabishaka cyane kugira ngo umuntu w'Imana abashitse. Imana data iradutegereje hahandi ku rugero rushitse rwa Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe waje muri iyi si, abaho muri iyi si, ava muri iyi si, ageragezwa muri byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abasha kudutabara kubera ko yageragejwe muri byose. Yesu yageragejwe muri byose. Yabaye muri iyi si yambaye umubiri, ibyo ucamo byose Yesu yabiciyemo. Niba ari amadeni, Yesu yari afite ideni y'umusoro, afite ideni ya Petero n'ideni rye bwite. Hanyuma abwira Petero ngo genda urobe ifi. Yesu yishura amadeni. Yesu ajya yishura amadeni.
umva Yesu ajya yishura amadeni, yarabikoze ku buzima bwanjye, izongera ibikore nawe. Imana ishobora kuba ari amadeni yakwishuriye, ariko n'izi ngizi zigutesheje umutwe, Imana igiye kongera, humura, igiye kubyishura. Nta nzu yawe bazateza cyamunara, nta by'iwawe bizava mu nzu, imodoka yawe izaguma ari iyawe. Imana igiye kukwishurira amadeni. Niba ari ubukene, Yesu yavutse mu kiraro cy'inka, Yesu yavutse mu bukene, ariko Imana iramukuza, imuha izina risumba ayandi mazina yose, rimuha izina riri hejuru y'ayandi mazina yose. Humura, Yesu, Imana Data iradutegereje ku rugero rushitse rwa Yesu. Yesu ibintu byose ducamo yabiciyemo. Yesu yigeze gusonza ku buryo yageze ku giti, yumva inzara iramuriye, avuma igiti. Inzara yari yamuriye cyane. Yesu yagize inyota ku musaraba. Yesu yatakaje amazi n'amaraso menshi cyane, asaba ari ku zuba rikomeye cyane, amanitswe hejuru, asaba amazi bamuha vino. Nta gigeragezo ucamo Yesu ataciyemo. Yesu yarananiwe. Yesu yageze ahantu arushe, ananiwe, asinzira mu bwato. Abantu baramusakuriza, umuyaga urahuha, amazi yinjira mu bwato, abigishwa bagira ubwoba cyane, bagira ubwoba ko bagiye gupfa. Yesu yararushe. Niba urushijwe n'ibibazo by'abana, niba urushijwe n'ibibazo by'urugo, niba urushijwe n'ibibazo by'ubukene, niba urushijwe n'ibibazo haleluya by'ibyaha, Yesu nawe yararushe mu buzima. Niyo mpamvu Yesu abasha kudutabara, kubera yuko ibyo ducamo byose yabiciyemo. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana reka ritubere umutsima, reka tubere impamba z'urugendo, kugira ngo tubashe, reka itubere impamba y'urugendo kugira ngo tubashe kugera ku rugero rwiza rwa Kristo. Kandi Yesu yiteguye kudutabara no kudufasha mu bitugerageza byose, kuko nawe yarageragejwe muri byose, afite ibumukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Reka nkubwire, reka dusoze kuri iri jambo. Ari abantu bapfa bakoze imirimo myiza yose. Imana ndakwifuriza uyu munsi gukora imirimo myiza Imana yaguteguriye yose. Ntuzikore igice, ntukore kimwe cya kabiri, ntukore bitatu bya kane, ukore byose kugira ngo uzabone nawe ingororano ryuzuye. Ari abantu mbese bakapfa bararangije imirimo yabo yose, nuko Yesu nawe yapfuye ku musaraba, avuga ijambo, aravuga ngo byose birarangiye. Ibyo nagombaga gukora byose nabirangije, Data nabirangije, narangije ikintu cyose. Ari abantu dushingura, tukabashingurana n'imigisha yabo yose, n'imirimo yabo yose, nabyo tukayirenzaho ubutaka. Ni ukuvuga ngo yabayeho muri iyi si arangaye gusa, akibera mu bibazo bikamurangaza, ibisubizo bikamurangaza, akibagirwa icyamuzanye, agapfa. Tukamushingurana imishinga ye yose, tukamushingurana umuhamagaro wiwe, tukamushingurana ibye byose, nta na kimwe yigeze akoresha. Ariko uyu munsi ndakwifuriza kutabona igice cy'ingororano, kudakora igice cy'imirimo myiza yawe, uyikore yose kugira ngo uzabone ingororano yuzuye. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana y'icyubahiro, uyu munsi Mwami ndisengeye kandi isengeye abana bawe, ongera utwuzuze imbaraga zo gukora, zo gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ongera udutwumvishe no dusobanure yuko ijambo ryawe ari ingenzi ku buzima bwacu, ari ibiryo by'ubugingo bwacu, ari ibiryo by'umwuka wacu, kugira ngo tubashe gukura no kugera ku rugero rwiza rushitse. Yesu, aho wowe udutegereje. Urakoze Mwami, bana n'abana bawe bose, ubakize Mwami, ohereza ijambo ryawe ribakize mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe guhaha no kuronka mu izina rya Yesu, amen.